umva amagambo y'uno mugabo dutangiranye arimo aravuga ati asa nk'aho ababaye cyangwa se asa nk'aho nyine atishimye, ati ngo hari aho ubuzima n'urupfu bihurira, hari aho abantu baza bazi ko bashobora kuhakirira ndetse hari n'aho abantu baza bazi ko bashobora kuba bahasiga ubuzima. Buriya mu bitaro niho hantu hambere amarira n'icyizere bishobora kuba byahurira, niho abantu bahurira bwa mbere bagahindurirwa ubuzima burundu, bari biteze ko wenda bashobora kuba batakaza ubuzima se cyangwa bashobora kuba babura ubuzima, ariko ni naho hantu bahurira cyangwa se umuntu agera bigasanga bwa buzima yumvaga yuko yatakarije icyizere arongeye arabusubizwa. Uyu ni umugabo w'umuganga dutangiranye usa nk'aho wakundanye n'umurwayi we ku rwego ruri hejuru kandi azi neza ko uwo murwayi akunze se cyangwa bajyanye muri relationship runaka, igihe gito ashobora kuba yamusiga akaba yapfa bitewe n'uko afite indwara ikabije cyane. Ndakwinginze iyi nkuru y'urukundo yitondere yumve neza. Urukundo rwavukiye mu bubabare cyane bukabije, rugakurira mu kwizera ndetse no mu kwihangana ndetse no mu kumva ko amaboko y'Imana agikora, ndetse rukagira aho umuntu yemera kuba yakibabaza amarangamutima yakababaza abantu bose bamukikije kugira ngo mugenzi we abeho. Iyi ni inkuru y'umugabo bita Daniel w'umuganga ndetse n'umukobwa urwaye bita Maya. Daniel yari umuganga ukomeye cyane mu bitaro bikuru bya California, yari azwiho ubuhanga, ubwitange ndetse n'umutima wo gukiza abantu benshi. Abaganga bagenzi be baramwubahaga ku rwego ruri hejuru, abarwayi bamukunda ku rwego rukabije bitewe n'uko yatangaga serivisi nziza mu kazi ke. Ariko Daniel yari afite ikintu gikomeye cyihariye gitandukanye n'abandi bantu bose cyangwa se n'abandi baganga bose. Nta mwanya yari yarigeze na gato aha urukundo. Yari yarigeze gukundanaho kera, ariko uwo mukobwa yamusize amubwiye ko atakunda umugabo wita ku kazi cyane kurusha umukunzi wese cyangwa kurusha uwo bakundanye, ndetse akamurutisha akazi. Ibyo byasize Daniel akomeretse ku mutima, guhera ku kanya ahita avuga ko agiye kwihomeka ku kazi ndetse ahitamo ubuzima bwe ko bugomba kuba akazi, abarwayi ndetse no guharanira icyubahiro cye bwite, nta kuvangavanga ibindi bintu mu rukundo cyangwa se kujya mu bindi bintu. Urukundo just ahita rukura mu mutima we guhera ako kanya. Umunsi umwe w'imvura nyinshi cyangwa mu gihe cy'imvura, ambulance yazanye umukobwa muto cyane w'imyaka 23 nk'uko mubibona. Yari umukobwa unaniwe cyane, yahumekaga nabi, yari afite uburwayi bukomeye cyane bw'amaraso. Izina rye ni Maya. Yari umukobwa woroheje usa nk'utuje, umukobwa ufite mu maso heza, just mu maso ubona ko hakirimo ubuzima, nubwo umubiri we wasaga nk'aho ufite intege nkeya cyane. Daniel niwe wakiriye dosiye yo kuba yarwaza se cyangwa kuba yakwita kuri uwo mukobwa. Agisoma ndetse acyanariza dosiye ye, umutima we wahise umera nk'aho uwo just witereye hejuru gato, yumva ko wagira ngo hari ikindi kintu runaka gihindutse mu buzima bwe. Iyo dosiye yavugaga ku kuri ku mubiri w'uwo mukobwa, indwara ye ikomeye cyane ndetse indwara ishobora kumuhitana mu gahe gatoya. Nta muntu n'umwe wigeze ubwira uwo mukobwa se cyangwa Maya ko ashobora gupfa mu gihe gitoya kiri imbere, ariko Daniel yarabibonaga neza, akavuga ngo uyu murwayi nakiriye nubwo nemeye gufata iyi dosiye ye ashobora kutamara igihe kinini mu biganza. Daniel yinjiye mu cyumba cya Maya bwa mbere na mbere. Maya yari aryamye asa n'umuntu ufite intege nkeya ariko aseka buhoro buhoro, umukobwa disi useka neza kandi uryoheye amaso kuba wamureba. Daniel aravuga ati muraho Maya, ndi muganga wawe. Maya arahindukira aramureba mu maso araseka ati muraho muga, sinzi niba nzakira se cyangwa iyi ndwara indimo muzabasha kuyinkiza, ariko nishimiye ko ari mwebwe mugiye kuba munyitaho se cyangwa ari mwebwe bahaye inshingano zo kuba mwandwaza se cyangwa mwamvura ubu burwayi mfite. Daniel yaratunguwe cyane, abarwayi benshi ntabwo batinyaga kumva ko bamutinyuka babe bamubwira amagambo nk'ayo. Nibwo bwa nyine yarabonye umurwayi utinyuka kuba yamubwira amagambo nk'ayo just yo kumushimagiza. Ariko Maya yari afite ituze ridasanzwe mu maso, bigaragaho nk'aho kuba arwaye wagira ngo nta kintu bimubwiye. Yari atuje nk'umuntu nyine wamaze kwemera aho ubuzima buri kumuganisha ndetse wamaze kwakira indwara ye. Mu minsi yakurikiyeho Daniel yazaga kumureba buri munsi, mu ntangiriro nyine nk'umurwayi bisanzwe, ari ibintu biraho bisanzwe, ariko buhoro buhoro batangira kujya baganira byimbitse bitewe n'ukuntu bagenda bamarana iminsi. Maya yamubwiye ko yakundaga gushushanya, akundaga ibintu by'ubugeni bisanzwe, kuba yakora nyine ibintu bigaragaza ubugeni. Amubwira ko yakundaga n'indirimbo zitujemo gakeya, ndetse amubwira ko ubuzima bwe bwari bugufi, yifuza kububamo neza nk'uko busa nk'aho busigaye ari bugufi. Daniel atangira kumva ko afite ituze ridasanzwe iyo ari kumwe n'uwo mukobwa Maya, ndetse Maya nawe atangira kwiyumvamo icyizere ndetse no kumva ko ashobora kuzakira mu gihe ari kumwe na Daniel. Umunsi umwe Maya abaza Daniel, ese muga
ese wowe uri umuntu uzi ko ushobora kuba wapfa mu gihe kiri vuba, ese wowe wakora iki? Daniel araceceka cyane. Nibwo bwa mbere yari yumvishe umurwayi amubajije ikibazo cy'urupfu ngicyo ngicyo mu maso ye amureba. Maya yarakomeje amubwira ati sinatinya gupfa, ahubwo ninya gusiga hari ibintu nakoze runaka. Ayo magambo yakubise ku mutima Daniel, ku mutima yumva ko umutima nyusi usimbuka. Yabonye ko Maya buriya muri ako kanya yari azi ukuri kose ku bijyanye n'indwara, ikintu kibabaje cyane. Nubwo nta muntu wari warabimubwiye, ariko bitewe n'ukuntu yiyumvaga, ukuntu umubiri wamuryaga ndetse n'ukuntu wamutwaraga, yari yaramaze gusobanukirwa ko indwara ye ikomeye cyane kandi indwara ye ishobora kuba yamutwara mu gihe gito. Mu byumweru byakurikiyeho Daniel yatangiye kumwifuza, kumubona ari umukobwa w'igikundiro, umukobwa mwiza. Nubwo yari arwaye, yageragezaga gusaba shift zimuha igihe kinini cyo kumarana umwanya munini n'uwo mukobwa. Maya yitaga ku murwayi we birenze ibisanzwe ndetse birenze ibikenewe nka muganga. Abaganga bagenzi be batangiye kujya bayibona. Inshuti ye Sara, muganga mugenzi, aramubwira ati ese Daniel urimo urakunda umurwayi wawe? Daniel arabihakana pe, ariko yari azi ukuri mu mutima we, kuko yari yaratangiye kumvamo urukundo atigeze yemera ko ruzagaruka mu buzima bwe, bitewe n'uko yari yarababajwe ku kera habayo se, cyangwa iminsi yari yarashiriye yarababajwe n'urukundo, bitewe n'uko yari yarahariye umwanya w'akazi ndetse yari yaritaye ku rukundo rw'abarwayi ndetse yaritaye ku barwayi kurusha uko yakwita ku mukunzi we. Ijoro rimwe Maya yagize ikibazo gikomeye cyane cyo guhumeka, cyo kumva atari guhumeka neza. Daniel yirutse cyane mu cyumba cye. Maya yari afite ubwoba bwa mbere Daniel yabonye mu maso. Maya afite ubwoba amufata ukuboko. Muganga ati Daniel ndimo ndatinya. Nibwo bwa mbere Maya yemeye ko afite ubwoba mu maso ya Daniel. Daniel amureba mu maso, umutima we uramurya cyane, yumva wuzuye igituza. Yamufashe ukuboko aravuga buhoro buhoro ati uri kumwe nanjye, nta kintu waba nturi wenyine, aka kanya turi kumwe, humura. Maya araceceka amureba mu maso, amarira atangira kumanuka ku matama hose. Niho urukundo rwabo rusa nkaho rwatangiye cyangwa se rwavukiye muri icyo gihe. Nyuma y'iryo joro Maya yavuze bwa mbere ati ndatinya. Ubuzima bwa Daniel ntibwongeye kuba nk'ubwa mbere. Yavuye mu cyumba cya Maya iryo joro atuje, ariko umutima we urimo urasimbagurika cyane. Yari azi ko hari umurongo utagomba kurengwa umuganga kujya muri relationship n'umurwayi, ariko yari yaramenye yuko hari ikintu gikomeye umutima we wari waramaze kurenga umurongo. Mu minsi yakurikiyeho Maya yatangiye kumera neza gato kubera imiti bagenda bamuha. Yashoboraga kwicara ku gitanda, gusoma ibitabo ndetse no kuganira n'igihe kirekire. Daniel yatangiye kumarana igihe kinini nawe mu cyumba cye, atari kuvuga ngo ni kuba ari hari nka muganga gusa, ahubwo ari kuvuga hari nk'inshuti, nk'umuntu wishimiye umurwayi we. Baganira ibintu byinshi cyane, ubuzima bwa Daniel imbere, ubuzima bwa Maya mbere, ubwana bwa Maya ndetse aho yakuriye mu cyaro, inzozi atigeze ageraho mu kugeza ku burwayi bwe, ibintu bifite agaciro mu buzima. Umunsi umwe Maya aramubwira ati Daniel, ese wigeze kubona ko ubuzima bushobora kuba ari bugufi ariko bukaba bwakuryohera cyane? Daniel aramubaza bukaba bwakuryohera gute? Nyine ko hakunda ubona ko usigaje ubuzima bugufi ariko hakaza ikintu gito kigukomanga ku mutima ukumva ko ubwo buzima bugiye kukuryohera cyane. Ayo magambo yatumye Daniel atakaza amagambo, abura ikintu na kimwe arenza kuri ibyo bintu. Umunsi umwe Daniel yinjiye mu cyumba asanga Maya ari gushushanya. Yari yashushanyije ishusho y'umugabo wambaye ikote ry'abaganga ahagaze ku idirishya. Maya amuha urwo rupapuro ati ngo ni wowe. Daniel aratungurwa, ngo ni njye? Maya araseka cyane ngo yego, uhora ureba hanze nk'umuntu utekereza ibintu byinshi. Daniel yumvishe umutima we uremereye mu gituza, yumva ko asa nk'uwishimye n'ubwo ibyishimo bisa nk'ibivanze n'amarira. Nta muntu n'umwe wari warigeze umubonamo gutyo ndetse uba wamukorera ikintu gikomeye nk'icyo yari amukorera. Nubwo Maya yasaga nk'umeze neza mu kanya gato, hari igihe ibisubizo bya laboratoire byerekanaga ko ukuri gukomeye, indwara yari ikomeje kugenda itera imbere yuzuye umubiri wose. Daniel yarabibonaga mbere y'abandi baganga bose kuko ari we wari ufite dosiye ya Maya. Yasomaga dosiye inshuro nyinshi agerageza kureba nimba nta faute cyangwa se nta makosa arimo, ariko yari azi ko amahirwe yo kuba Maya yakira yari make cyane ugereranyije na raporo laboratoire irimo iragaragaza. Ariko ntiyashoboraga kuba yabimbura umunwa akabibwira Maya, kuko yari umuntu yumva ko akunda cyane adashaka kuba yamubabaza. Iyo yari ari mu cyumba cye yarasekaga akamugaragariza ko nta kibazo, ariko iyo yasohokaga avuye mu cyumba arwariyemo, umutima we wararemererwaga cyane bitewe n'uko yabaga azi ko ubuzima burimo buragenda bumushirana gake gake. Sara, inshuti ya Daniel, yaje kumubwira ati Daniel uri guhinduka pe,
Daniel: ndi guhinduka gute? Sara: uramwenyura iyo uvuye kwa Maya ariko ugahinduka umwijima mu maso, isura yawe yose ikazura uburakari iyo uvuye muri laboratoire kureba ibisubizo by'uburwayi bwa Maya. Daniel araceceka cyane. Sara akomeza buhoro buhoro: ese urimo urakunda umurwayi wawe? Daniel atangira kuvuga ahagarara asa nk'adidimanga. Nibwo bwa mbere yemeye mu mutima we ko noneho arimo arakunda Maya umurwayi we, kandi ikintu cya mbere abaganga baba batozwa kwirinda muri kariyeri yabo. Umunsi umwe nimugoroba Maya yabwiye Daniel: ndifuza gusohoka hanze gato y'ibitaro. Daniel ati: urabizi ntibishoboka, nonaha uracyafite intege nke cyane. Maya aramureba mu maso ati: Daniel, sinzi igihe nsigaje, nshaka kubona izuba ritari kurengera mu idirishya nk'uko maze igihe kinini ariko mbibona. Ayo magambo yamuteye icyuma ku mutima Daniel. Ku nshuro ya mbere Daniel yafashe icyemezo kitari icyo kuvuga ngo ni muganga, ahubwo ari icy'umuntu nyine uri gushimisha uwo akunda. Ku mugoroba utuje Daniel yasohokanye Maya buhoro buhoro ku kagare k'abarwayi. Bageze mu busitani bw'ibitaro, izuba risa nk'aho ririmo kurenga gake gake, umuyaga woroheje uhuha. Maya afunga amaso ahumeka neza cyane. Nibwo bwa mbere yumvaga Just asa nk'aho yongeye kugera hanze y'ibitaro, kumva noneho nibwo yinjiye mu buzima. Daniel aramureba atuje ati: ndi kubona ikintu gisa nk'aho cyiza imbere yanjye. Yabonye ikintu gikomeye mu maso ya Maya. Ati: Maya ntiyatinyaga kubaho Just afite igihe gitoya cyo kubaho, ahubwo yarwaniraga kubaho byuzuye mu gihe gitoya asigaje. Yicaye ku ntebe mu busitani, Maya ati: Daniel, iyo ubuzima bwawe bwaba bugufi, ese wakora iki? Kibazo inshuro ya kabiri akimubajije. Daniel aramureba. Yashakaga kuvuga ati: njyewe ubuzima bwanjye mbonye ari bugufi, nagukunda buri munsi kugeza ku minsi yose nsigaje. Ariko ntiyateye intambwe ngo avuge uko kuri ku mutima we, ahubwo yaravuze ati: nagerageza kubaho nta kintu mbona nzicuza mu gihe ubuzima cyangwa se umwuka wa nyuma uzaba uri kunshiramo. Maya aramwenyura. nicyo kintu ndimo kugerageza nanjye muri aka kanya. Bahagumye batekanye bishimanye, ariko hagati yabo hari amagambo y'urukundo atarimo aravuga ariko ari kumvikana mu bintu bijyanye n'amarangamutima, babonana ko buri wese ari kwishimira undi. Ijoro rimwe Maya yabwiye Daniel ati: Daniel, hari ikintu nshaka kukubwira. Ikintu nshaka kukubwira muri aka kanya kindemereye. Daniel ati: mbwira. Maya: nzi ko ndi umurwayi wawe, ndabizi ko bitemewe, gusa ndabizi ko bitanakwiye, ariko umutima wanjye wamaze kukwiyumvamo. Icyumba gisa nkaho gicecetse, haza ituze muri ako kanya. Daniel yumva umutima we uri gutera cyane. Maya arakomeza ati: nta gihe kinini nsigaje, rero sinshaka kugenda hari ikintu runaka kindemereye ngiye kugenda navuze, cyangwa se navuze ukuri mfite ku mutima. Amarira amwuzura mu maso. Nibwo bwa mbere Daniel yagerageje Just kumva ko yajya guhoza Maya, kuko Maya yari umuntu ufite umutima ukomeye utapfa guhitarizwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Nubwo yari abizi ko ashigaje igihe gito, ntiyapfaga kurira cyangwa se ngo agaragaze intege nke, ariko nibwo bwa mbere Daniel yari abonye Maya amarira ari kumanuka mu maso. Noneho Daniel yegereye igitanda gake gake, afata ukuboko kwa Maya buhoro buhoro. Ati: ninjiye mu buzima bwawe nk'iri muganga, cyangwa se mbayeho mu buzima bwawe ndi muganga, ariko nanjye umutima wanjye usigaye uterera hano buri gihe niyo naba navuye muri iki cyumba cyawe. Maya aramureba cyane, araseka, amarira yuzura mu maso, amanuka ku matama, bisa nkaho urukundo rwabo rwari ruvuzwe bwa mbere se, cyangwa bari bagaragaje hagati yabo ko bakundana. Urukundo hagati yabo, cyangwa se uko urukundo rwatangiye nyuma y'iryo joro Daniel na Maya bavuze ibijyanye n'urukundo rwabo uko biyumvanamo, ubuzima bwabo bwatangiye guhinduka mu buryo batari barigeze batekereza. Ntibari bakiri muganga n'umurwayi gusa, ahubwo bari abantu babiri barimo barakundana, bazi neza ko basigaje igihe gito, ndetse bazi ko neza umwanzi wabo muri ako kanya ari igihe. Mu byumweru byakurikiyeho ubuzima bwa Maya bwatangiye gusubira inyuma cyane. Yananirwaga guhumeka umwanya munini, bakamurwanaho bagerageza kuba bamwongera kumusubiza oxygen. Yacikaga intege akenshi mu bitaro, mu buzima nyine bikamera nkaho agiye kuva mu buzima ariko akagaruka. Imiti ntiyari igifite imbaraga ku mubiri nk'izo yari ifite mu ntangiriro. Daniel yarabibonaga ko umunsi ku wundi biri kugenda birushaho kugorana, ariko agahitamo kutamwereka ubwoba afite ku mutima we. Iyo yari ari imbere ye ya Maya, yageragezaga guseka, kugaragaza ibyishimo, ariko iyo yasohokaga mu cyumba amarira yamwuzuraga mu maso. Umunsi umwe nyina wa Maya yaje gusura Maya. Yari umugore usa nk'uworoheje, ugaragara ko afite ubuzima bwamubabaje ariko biri aho biringaniye. Yabonye Daniel hafi y'umukobwa we buri gihe, abona amwitaho bihagije. Nyuma y'iminsi mike nyina wa Maya yasanze Daniel hanze y'icyumba, aramubwira ati: muga, ndabibona byose kabisa, ndi kubibona ndetse ndi no kubisobanukirwa.
Daniel ati uri kubona iki mubyeyi? Nyina wa Maya ati umukobwa wanjye aragukunda byimazeyo kandi nawe ndabibona neza ko umukunda. Daniel araceceka, umubyeyi akomeza guhora avuga ngo sinzi niba azabaho igihe kirekire, ariko ndabizi ko uri kugerageza kumuhesha iminsi myiza kurusha iyo yari kuzaba asigaje kuba yabaho. Muri iyi minsi mike asigaje uri kugerageza kumwereka ko atari wenyine. Ayo magambo yamuremye umutima Daniel yumva ko urukundo rwe rusa nubwo rusa ari urukundo rw'igihe gito rushyigikiwe n'abantu. Daniel yafashe icyemezo ako kanya, igihe cyose gisigaye Maya kigomba kumubera cyiza, kureba, kwishima ndetse no kunyura mu bintu byose yifuzaga kunyuramo, akagerageza kuhamubera. Yamujyanaga mu busitani buri munsi uko abishoboye, bumvanaga indirimbo zituje kuri telefone ya Daniel, yamusomeraga inkuru ndetse yamwigishaga gushushanya kuko Maya yarashoboye gushushanya. Yafashaga Daniel kwiga gushushanya. Bari bafite isi yabo ntoya mu bitaro bihoreramo kandi si ibashimishije, nubwo igihe cyabajyaga kiri kubatwara bigaragara yuko bafitanye igihe gitoya. Abarwayi n'abaganga barabarebaga bakabonamo urukundo rudasanzwe hagati y'umurwayi n'umuganga. Umunsi umwe Maya yabwiye Daniel inkuru ati Daniel ndabizi. Ati Daniel uzi iki Maya? Maya ati ndi kugenda ndabizi, ndi kuvamo mu buzima, ariko nyine ndabizi ndetse ntugerageze kubimisha, ndabizi ko ndi kuva mu buzima. Daniel yahise amureba cyane. Maya akomeza amubwira ati umubiri wanjye urabizi ndetse nawe urabizi ndetse na mama wanjye arabizi ko igihe kimwe runaka nava mu buzima. Ituze ritariza muri ako kanya mu cyumba. Daniel aramwegera amufata ukuboko ati Maya ntabwo mbabaye cyane, ahubwo ikimbabaza ni ukukureka kumva ko ugiye kuva mu buzima bwanjye. Amarira Daniel aramanuka ku matama bwa mbere imbere ya Maya. Amarira yaramanutse ku matama ya Daniel. Maya yamubwiye ati Daniel mfite icyifuzo nshaka kuguhereza. Daniel ati icyo ushaka cyose Maya. Nshaka umunsi umwe mbeho ntari umurwayi, nshaka kuba Maya usanzwe uri kumwe n'umuntu nakunze mu buzima bwanjye. Ayo magambo yaramusenye, yumva umutima we uraremereye. Daniel yahise afata icyemezo ako kanya. Ku wa gatandatu Daniel yateguye ibintu byose, imyenda isanzwe ya Maya, intebe nziza mu busitani bwihishe hafi yo ku bitaro, indabyo, ibyo kurya byoroheje Maya yakundaga cyane, umuziki utuje yamufashije kwambara. Ku nshuro ya mbere kuva yinjira mu bitaro, Maya ntiyasaga nk'umurwayi, yasaga n'umukobwa uri mu buzima busanzwe. Yaramurebye Daniel aravuga buhoro ati uri mwiza cyane wa mukobwa we. Maya araseka, uyu munsi ndi umukobwa uri ku munsi wo gukundwa cyangwa se umukobwa wagiye kuri date n'umukunzi wawe. Bamaze amasaha menshi baganira, baseka, bumva umuziki, hari ituze ridasanzwe wagira ngo ni umunsi udasanzwe hagati yabo. Ijoro rigeze Maya atangira kunanirwa cyane. Daniel amujyana mu cyumba aramuryamisha, amufata ukuboko. Maya aramureba, amaso atuje cyane. Daniel ati yego Maya ndi kukumva. Ati ngo nishimiye kuba aka kanya narahuye nawe Daniel. Daniel ararira buhoro buhoro ati nanjye ndabyishimiye, ni ikintu cya mbere nagize kinshimisha mu buzima. Maya ati ntabwo nava mpfuye, mfite urukundo rutavuzwe, ariko urakoze kuba warampaye ibi byishimo muri aka kanya. Yamufashe mu gituza, guhumeka bigenda bigabanuka gake gake. Daniel aramufata hafi aramwegereza cyane. Maya yavugishije imbaraga nkeya ati ngo Daniel ndakwinginze cyane umbabarire, uzabeho wishimye kandi uzabeho neza. Ayo niyo magambo ya nyuma yabwiye Daniel muri ako kanya. Mu maboko ya Daniel, Maya ahagarara guhumeka ndetse ako kanya ahita ava mu buzima. Icyumba cyari gituje cyane. Daniel yari akimufashe, yashakaga kumurekura. Abarwayi, abaganga, nyina wa Maya bose bararize muri ako kanya. Nyina wa Maya yamusabye buhoro ati wamugiriye urukundo rwose washoboraga kubona cyangwa se wamuhaye ubuzima yifuzaga kubona muri ako kanya cyangwa se mu gihe yari asigaje. Nyuma y'amezi Daniel yakomeje kuba muganga, ariko yari atakiri wa wundi uko byari bisanzwe. Yari yaramenyerewe gukiza abantu, atari ibyo gusa by'ingenzi, ariko muri iyo minsi mikeya umuntu yashoboraga kubaho byuzuye, akamenya kwita ku muntu bihagije birenze uko yabikoraga, kuko yabonaga ko umuntu yabagaho akanya gato ashobora kuba yahita ava mu buzima ndetse atageze ku byishimo byose yifuzaga. Ku meza ye yari yarashizeho cya gishushanyo Maya yamushushanyirize, buri munsi akajya ahora akireba ndetse amwiyibutsa ndetse akagerageza kwibuka ibihe byiza bagiranye.
Maya ntiyabayeho igihe kirekire ariko yabayeho byuzuye. Daniel yakomeje kubaho igihe kirekire we, ariko mu mutima we wagumyanye cya gice Maya bagiranye se cyangwa bya bihe yagiranye na Maya. Hari abantu bahura mu buzima bagahindurana iteka ryose. Nubwo umwe yagenda, urukundo rwabo ngo ntirujye ruzima na gato cyangwa ntirugire aho rujya na gato, kuko hari urukundo rutabaho igihe kirekire ariko rukabaho igihe kirekire ndetse rukabaho ubuziraherezo mu mitima y'abarugize. We twari kumwe muri aka kanya. Iyi yari sitori y'umuganga Daniel wakundanye n'umurwayi kandi abibona neza ko asigaje igihe gito. Kuri Tamutamu niho ibiganiro nk'ibi byonyine bijyanye n'urukundo bica. Kora subscribe ukande na like. Ciao ciao.